ati ndabona mu nda yawe harimo inzoka yo mu gasozi. Iyo nzoka yaragiye ijya mu mara yawe irayatobagura. Umusore wese mukundanye yifuza ko mwaryamana kandi akakubeshya ubukwe. Ati ndabona mu biganza byawe harimo inshishi zituma utabasha kwakira amafaranga. Uri mu ntebe ya muri biro? Yego. Arangije arambwira ngo wa mukobwa uri umunyamahirwe. Ati Imana yabonye ko uri umunyabwoba ifata ya nzoka irayijanjagura yanga kuyikwerekera inzima kugira ngo udahungabana. Ati n'ikimenyimenyi kora ku gitsina cyawe wumve. Nakozeho mbona ni ibintu bimeze nk'ifu y'amasaka y'amamera yashyizemo amazi agatoba ubundi agaseka ku gitsina. Pasiteri ntabwo yigeze ambwira ko bya bindi yabikoze. Nta nubwo nigeze njye mbimenya ko yabikoze. Ko mwarya ko yakurongoye? Yego. Wewe wumvaga ari bisanzwe? Numvaga ko ari bisanzwe. Ibyo yakubwiye nyine ariko bimeze. Ariko bimeze. Ngomba kugusengera bigashiramo. Ati cyagiye duhura bwa mbere naragusengeye Imana integeka naragusengeye mbona barakuroze bikomeye ariko Imana integeka kubikuzamo igitsina cyanjye. Abikozamo igitsina cye? Ndabase ibyo bise birashoboka. Abimbwiye gutyo nta kindi kintu nahise ntekereza. Nahise numva ko nabana ntwite. Hello guys, this is Wanda Shine TV. Course subscribe, comment, like and share. We know the vibe. Ciao. Ciao ciao. Ndagushimiye kandi nguha ikaze wodahwema kuduha like, comment, wodahwema wotarwemye gukora subscribe ndetse no tarakora subscribe ni umwanya wo gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ngewe ndiri Paul bavumba kwijwi kuri kamera ndi kumwe n'umuhungu wanjye Igo. Duherereye aho bita muri Alarm Business Center. Ariko njyango mbanze nsuze abari mu ntara enye zigize igihugu cyacu. Ndavuga amajyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba, Iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Nkomeze kwifuriza kubyina intsinzi y'umusaza. Ikindi mbabwira ngo dukunde Imana. Fasha mugenzi wawe ko ushoboye n'igiceri cy'ijana burya cyafasha mugenzi wawe. Burya ngo na nyuma y'ezeru Imana irakora. Nawe rero dufashanye dore ku giceri cy'ijana. Nuca ku muntu ufite ikibazo muha igiceri cy'ijana kirahagije. Nundi namuha igiceri cy'ijana, batanu bamuha igiceri cy'ijana, arabe 500 arabonye ikiro cy'ibirayi n'ubwagito gusa akakirya. Mureke dufashanye si ugutanga ibya mirenge, gufashanya no gutanga ibyo ufite. Mu gihe utabifite nta rubanza Imana izagucira, ariko mu gihe ufite unutange na umutima urakurya. Reka dutange ikiganiro cyacu. Ndi kumwe imbere yanjye nkuko nababwiye n'umwari, ni umukobwa mwiza. Twakoze part 1, uyu munsi twakoze part 2. Uko yaje ameze niko agarutse ameze. Ninjye wamutegetse ngo aza asokoze uko yari asokoje. Ninjye wamutegetse ngo yambara uko yari yambaye, rinete ze azigumishemo. Umuntu ukobwe twakavatira uramuzi? Akunda koreshwa na Gerard Mbabazi. Yego. Ari umunigeze ubwo ko musa? Barabimbwira. Kavatiri mwe ndagusaba ulaye. Nukuri. Amakuru se? Ni meza. Arya bakwita Angel Ingabire. Yego. Ingabire Angel. Angel rero ubushize twaganiriye kuri part 1 atubwira uburyo yaje gura n'umugabo akamugira umugore akajya amufata naba akamukubita. Ubwo yari itaye rwose itaye Nyanza, umugabo ari kaza kumubera ikigeragezo gikomeye, aza kumubera amaherere, mbese aramutoteza. Ariko si uwo nguwo, mbere yuko ahura n'uwo mugabo hari ibindi byabanje noneho bikomeye. Hari ibindi bikomeye. Nimba bwa ngo bikomeye namwe mwumve ko bikomeye. Buriya mu buzima bwa buri munsi twese turasenga, ariko tugeraho duteranira. Ntabwo mvuga ngo tugeraho dusengera. Umuntu aho ari hose yasengera ngo tugeraho duteranira. Nawe afite ikibazo cyaho yateraniraga. Anje
Angel, kwanza abanza usuhuza abantu bakurikiranye Rwanda Shine TV. Ndabashuje cyane mwe mudukurikiye. Nje muri kubona nitwa Ingabire Angel. Uyu munsi naje kubaganiriza. Yego. Story yawe rero itangira ite, byagenze bite? Turabizi ko muri story ya mbere watubwiye ko iwanyu ari i Nyanza. Wageze waje mu mujyi uje gushakira nk'abandi bakobwa baje gukora akazi. Ubundi iriya story yawe wambwiye ubundi yatangiye gute, byagenze gute? Nyine kuriya nayikubwiye niko byagenze. Murya nta muntu igihe cyahise ntago kijya kigaruka. Kenshi nge iyo ibintu bimbabaje ngeragezo nanabyibagirwa. Ariko ntago nabyibagirwa ku buryo nakwibagirwa ibyabaye. Ubwo nyine ibyo ubwa mbere naje nje gushakisha nkora akazi ko mu rugo. Yego. Akazi ko mu rugo ngiraho nkavamo, noneho njya kuba muri famiye. Yego. Famiye nyibamo ntitwajya tubana neza. Noneho njyewe urabizi 2017 hariho ikintu cyitwa insengero nyinshi cyane. Nyinshi mbese zitandukanye, zitwa amazina atandukanye. Noneho benshi bakundaga kuvugira kuri radio Umucyo, niho batangiraga. Abapasiteri bajya kwigisha batanga ubuhamya. Nakundaga ibintu byo gusenga, nkumva ko Imana yangirira neza. Famiye yanjye twari tubanyemo ku buryo utamenya, nyine navuga nyine ko ari nk'ibigeragezo, mbese ubundi kizakwaho nta hantu kijya. Nabaga kwa mama wacu. Yego. Nkajya mbona nyine ibintu ni rwaserera. Nkakunda gutega iriya radio Umucyo, nkumva nk'umupasiteri arigishije, nkumva ijambo yigishije rinkoza ahantu. Bagera igihe cyo gutanga amanimero muhamagare tubasengere cyangwa muzazana hari igiterane. Nanjye nkumva nyine byo nabikora. Rimwe sinzi ukuntu umutima wambwira ariko wakweje message bakagusengera ukora ko Imana yagabanya ibihe bibi urimo. Yego. Ndangije message ndayandika ndayohereza. Hashize iminsi 3, buri buke ari hari kuwa 4, buri buke ari kuwa 5. Umupasiteri nohereje ya message numva arampamagaye ngo bitene ni byiza, amakuru se ni meza, wamenye soya. Ni pasiteri umwe wohereje nimero kuri radio ngo akusengere. Yes, twaragusengeye. Icyifuzo cyanyu Imana yacyakiriye neza. Ese wagerageza uburyo cyujya ahantu hari amazi atemba, nka ruhurura irimo amazi atemba. Narindi hari mu Gitega, hari ruhurura iri harya hepfo kuri Mazi. Ndayizi. Mu Gitega ni Mazi. Naramanutse njya harya hepfo yo kuri Kiliziya. Niho nari mpagaze saa 12. Kuri Kiliziya munsakiriza rwose. Arangije arambwira ngo wahageze. Ntinahageze. Ngo rambura ibiganza byawe. Hari kuri telefone ndabirambura. Abarasenze ngo ndabona ngo mu biganza byawe ngo harimo inshishi nyinshi zituma utakira. Ngo kandi ngo muri wowe hari ngo baguteje ibintu bihora biguteranya na famiye yawe, ikagutuka nyine ikagufata uko utari. Ese wagerageza ukazaza tugasengana ejo? Yego. Urumva nyine famiye yanjye n'abakatolike. Bamwe
bamwe babyinjiyemo bamwe bavuga cyane ishapure ndavase nibumva nagiye muri ziriya sengero biragenda ngo kandi ngiye mu by'ukuri abakatolike mbasengeramo ariko iyo ngiye muri ADPR cyangwa se muri zisengero zihimbaza Imana bano nyine basirimba mba numva ngiye ari bwo fashijwe cyane bo ambwira ukuntu ngo mu nda yanjye ngo harimo inzoka yo mu gasozi nyine ambwira ibintu byinshi cyane kubimbwira numva ngize ubwoba ubwo twahanye gahunda y'uko ngomba kujya gusenga mu gitondo cya kare narazindutse ndamuhamagara ngo se duhurire aranga ati duhurire Karuruma ati kuko dusengera hano ku Gisozi munsi y'ishyamba rya Shiru bahita ishiri iriya shyamba ubundi ni irya Minagri ubwo nyine hari harimo agasengero hepfo yaho naragiye ngera hariya Karuruma kuri sitasiyo niho yasanze turazamukana nari nambaye ipantaro n'agapira k'amaboko manini ageze hano turagenda turasenga yari umushi turasenga bigejeje saa 10 oya saa 9 amateraniro asa nkaho ahumuje nyine bagiye gutaha antumaho umudiyakoni nicaye inyuma ugenda ubwa mukobwa ze mubwiye ko nyine bari bazanye n'umutumirwa yarakuzi wowe ntago yaranze nyine nibwo bwa mbere rumva twari duhuye yari yasabye ko naza tugasengana akansengera kuko abona hari nyine hari ibyo Satani yari ibitero yagambye kuri jewe urumva ndagenda nyine turasengana arangije nyine nibwo we yashyize umwanya yahise awuha undi mukozi w'Imana sigara ari kuyobora we aragenda yinjira muri biro arangije antumaho umudiyakoni ati genda ubwira mukobwa ze mubwire rumva icyo gihe nari umwana warerewe muri famiye umva ntazi iyo biva niyo bijya nge numva nshaka gusenga Imana ikankuraho ikigeragezo ndimo cyangwa se ikampuza na famiye yanjye kugira ngo nyine bareke kumfata ukundi kuntu yego noneho naragiye numva ibyo pasiteri ambwira nsanga hashashemo umukeka harimo intebe ebyiri ndicara nawe aricara aratangira arasenga afashe hano kunda afashe bene hano rozi ni babi ati kubona baroga umwana nkawe ese ubakujijije iki ati ndabona mu nda yawe harimo inzoka yo mu gasozi iyo nzoka yagiye ijya mu mara yawe irayatobagura umusore wese mukundanye yifuza ko mwaryamana kandi akakubeshya ubukwe ati ndabona mu biganza byawe harimo inshishi zituma utabasha kwakira amafaranga Satani hari ibintu byinshi cyane yagiye hari imitego myinshi cyane yagiye gutega kugira ngo igusiga icyangiro abantu bakwange imiryango ikwange mbese bareke kukwiyumvamo yego ariko abapasiteri burya bazi ko abadamu cyangwa abakobwa turi abanyabwoba cyane rero yarabimbwiye nanjye numva muri jye sinzi ukuntu umeze numva ubwoba buranyica arangije arambwira ngo kuki utagendana amazi nagendanaga agasakoshi karimo igitenge na telefone kuki utagendana amazi ndavuga ati pasita ntayo nagendanye ati ndi no kureba mu isakoshi yawe umwuka uri kunyereka ko ufitemo igitenge na telefone byonyine ndavuga ati wa muntu banza yerekwa yahise afata ibiceri 300 ahamagara umudiyakoni arabimuhereza aragenda azana aya mazi y'amatoya yego arangije arayafata ayanyabagiza ku maboko atera no kunda none hamwe yateye bwa mbere amazi akagenda ahinduka amaraso
amaso uko ahinduka amaraso nanjye niko ibitekerezo bigenda, nkumva ubwenge buri kuyoba, nkumva ibitotsi biranyishe, nkumva sinzi mbese muri jyewe aho mpagaze. Byaje kurangira nsinziriye ibitotsi bintwaye, yego sinakumva, nakubwiye ko nari nambaye ipantaro, sinamenye igihe yayikuriyemo. wasinzira kuri urwo rusengero turi muri biro muri babiri ariko arambwira ngo ya nzoka ni nini cyane, Imana ishaka kukwereka uburyo kigusohokamo ukareba ukuntu abarozi ari babi. Ati ariko wa mukobwa we ndabona uri umunyabwoba, ati Imana igiye kuyikwereka ariko ntuhungabane cyane. yego Yarasenze, numvaga ari inzoka nk'izi ngizi. numvaga ari inzoka yo mu gisambu cyane ko yanambwiraga ko ari kinini cyane kirimo. Ati ntabwo ujya wumva ibintu byigaragura mu nda? Ni cyane rwose pasite, ndabyumva. Hari igihe bajya batubwira ibintu kumva koko nibyo, wenda nk'ubu nakumva twinyorogotoye mu nda nyine nkumva ko ari inzoka, ariko we yambwiraga ko ari inzoka yo mu bisambu. yego Pasiteri byarangiye ankuyemo ipantaro, urumva nyine njye ntago nari muzima, ya miti yanteraga muri biro y'urusengero. we hari ibintu bitera nta nubwo wabibona, ariko yagufataho gutya noneho yagusuka amazi handi yakoze hagahinduka. Nanjye niko yabigenje, akavuga ati nureba, kuko njye amazi yahindukaga amaraso nyareba, ariko uko agenda ahinduka amaraso nyine nyamaraso, nanjye ubwenge ariko bugenda, nkumva afite ibitotsi, nkumva muri njye ndananiwe. Byaje kurangira nyine. ntabwo wikubise hasi? ntabwo wikubise hasi? Sinzi, urumva njye nari nicaye ku ntebe gutya, urumva ubwo ibyakurikiyeho ntago mbizi. Njye nasanze nyine mbona nicuye, mbona nambaye agapira hasi, nta kintu nambaye, nta kenda k'imbere, uri mu ntebe ya muri biro. yego arangije arambwira ngo wa mukobwa uri umunyamahirwe, ati Imana yabonye ko uri umunyabwoba, ifata ya nzoka irayijanjagura, yanga kuyikwerekera inzima kugira ngo udahungabana. Ati n'ikimenyimenyi kora ku gitsina cyawe wumve. Nakozeho mbona ni ibintu bimeze nk'ifu y'amasaka y'amamera yashyizemo amazi agatoba, ubundi agaseka ku gitsina. Ndabona pasite, inzoka nta maraso igira, ngumva uko mwabaye, ngo Imana ishaka kubakiza ibi birimo, mwarangiza mugatangira mugashidikanya, ngo ubwo nturi gutakakiza icyizere. Ubwo yakubwiye gutyo nyine uhita wumva ko ari byo. yego Arambwira ati ngaho ongera wambare neza, fata amazi witabaza ukuremo izo nzoka, hanyuma ubundi ugende wicare mu rusengero. Narabikoze, ndambara ndagenda njya mu rusengero, ariko mbitekerezaho, ariko nanone sinabe umwanya cyane, numva ko nyine ari Imana wenda yabikoze. Nakomeje kujya senga, nabwo ncitse famiye yanjye, nkagerageza uburyo kinababeshya yuko wenda nagiye mu kazi, ariko nagiye gusenga, kuko njye numvaga ko nshaka ko hari ikintu Imana ihindura mu buzima bwawe. yego kuko nabonaga ubuzima ndimo butanyoroheye. yego nakomeje nsenga, famiye yanjye bikomeza kuba kwa kundi, mbona nyine hazavamo bishobora kuvamo n'agatanya, umugore n'umugabo batumvikana kubera jyewe, umugabo avuga ati ngiye. ari umupasiteri?
murumva kwa pasiteri nahavuye Yego, natashye ahandi wabaga noneho. mbona nyine umugabo akavuga ati njyewe uyu mukobwa yaje ahangaha no kugira ngo mve mu rugo rwanjye yaruvamo cyangwa se nkarugenda. Mbona nyine ni ibintu bikomeye. Mbwira pasiteri, ndamuhamagara, pasiteri ndabizi urasenga, none ko usenga nkaba mbona n'ubundi bigikomeje kwa kundi mbigenze gute? Ati humura mukobwa wanjye biraza kugenda neza. Ni none se niba ko kuri umukozi w'Imana nibura wanshakiye na tike, nibura nkitahira iwacu. Aranga ati buretse Imana igiye kugukorera ibitangaza. Nanone bwarakeye njya gusenga. Njye numvaga ko nari mfite ibyiringiro, numva ko nubwo ndi mu bihe bibi ariko Imana iri kubireba hari ukuntu izabihindura. Yego. Naje kugira gutya njya gusenga, pasiteri arangije, ubwo yari inshuro ya gatatu maze ibyumweru 2 njya gusenga. Pasiteri ntago yigeze ambwira ko bya bindi yabikoze. Nta nubwo nigeze njye mbimenya ko yabikoze. Ko mwarya ko yakurongoye? Yego. Wewe wumva ko ari bisanzwe? Numvaga ko ari bisanzwe. Ibyo yakubwiye nyine ariko bimeze. Ariko bimeze. Yego. Ndangije nyine njya gusenga ari kuwa 4. Kuwa 5 ndamusanga kuko nari maje kumenyera ku rusengero, nkajya agenda nzindutse. Ndagenda asanga niwe wenyine nibwo akihagera. Arambwira ati bitese ni byiza, amakuru se ni meza, urabangutse ni cyane. Ariko hari ikintu nashaka kukubwira. Mutega amatwi. Arambwira ati cyagiye ngusengera bwa mbere, wabonye ibintu byinshi byakuvuyemo barakuroze, ariko Imana yambwiye ko ngomba kugusengera bigashiramo. Ati cyagiye duhura bwa mbere naragusengeye, Imana integeka naragusengeye mbona barakuroze bikomeye, ariko Imana integeka kubikuzamo igitsina cyanjye. Abikozamo igitsina cye? Se ibyo bise birashoboka? Abimbwiye gutyo nta kindi kintu nahise ntekereza. Nahise numva ko naba ntwite. Ndatangira numva muri jyewe ndahindutse, nanjya kwiyumvamo uturwara ntazi kandi nyine ari ubwo abimbwiye mbura ukuntu mbigenza. Ndangije ndavuga ati pasiteri, ubu se ibi bintu wankoreye ntabyo narinzi, none ngusigaje kandi 3 kugira ngo ubikore bivemo. Kumbi we yashakaga ahubwo kugira ngo tujye tubikora twisanzuye, nzi ngo ari kunsengera. Mujye muramuryamana. Yego. Reka dushimire ko tabira ubutumwa bwacu, ubutumire bwacu, kandi ubutaha nabwo tuzongera tuganire. Iyi yari Rwanda Shine TV. Hello guys, this is Rwanda Shine TV. Course subscribe, comment, like and share. We know the vibe. Ciao. Ciao ciao.